Banyarwanda, banyarwandakazi ndetse namwe mugiye mutuye mu bihugu bigiye bitandukanye, turi mu gahinda, turi mu akababaro twatewe n'inkuru mbi cyangwa se inkuru y'incamugongo yatugezeho mu masaha yatambutse. Ni impanuka ikomeye cyane, ndatekereza benshi mwagiye mubonamo bimwe mu byagiye bigaragara cyangwa se mwagiye mubona amashusho ku mbuga zigiye zitandukanye. Ni ibintu byababaje abantu benshi, ni ibintu bitera agahinda cyane, ndetse ni inkuru umuntu wese wabashije kugira cyangwa se wabashije kuba yayibona, buri muntu wese ntekereza ko yagize agahinda. Ni impanuka yabaye mu karere ka Rulindo, aho ni mu ntara y'Amajyaruguru ku bahazi. Ni imodoka yari iri mu bwoko bwa bisi, ikaba ari kampani itwara abagenzi yitwa International. Ni impanuka yari ikomeye cyane kubera ko kugeza muri aka kanya hamaze gutangazwa ko abagera ku bantu 16 bamaze kuva mu buzima. Biravugwa ko iyi bisi yari itwaye abantu cyangwa se yari itwaye abagenzi bageraga ku bantu 51, ariko bamwe muri abo 16 bo bikavugwa ko baba bamaze kuva mu buzima. Njyewe byambabaje, ni inkuru yambabaje cyane, kandi ntekereza ko buri muntu wese n'ubundi byamubabaje, kubera ko ni ibintu umuntu atabasha guhita yakira kuri aka kanya. Ari nayo mpamvu twihanganishije famiye baturukamo cyangwa se imiryango yabo, kandi tunavuga uti Imana ibahe iruhuko ridashira. Umuntu usanga ava mu rugo akajya mu kazi, akajya mu zindi nshingano cyangwa se mu yindi mirimo itandukanye, ariko atazi uko biri bugende. Niyo mpamvu buri muntu wese hano aba agomba gusenga Imana mbere y'uko afata urugendo, kubera ko niyo iturinda, niyo ituma tubaho, niyo ituma tubona ubuzima, kuko niyo ibutanga kandi ni nayo ibwisubiza. Ariyo mpamvu mpamya ko aba ngaba n'ubwo bamaze kwitaba Imana, ubu ngubu Imana izi impamvu byabaye, kandi Imana niyo iba yabakunze kuturusha. Ni bisi yari nini, urabona nko ku mashusho ubona ni bisi yari nini, ariko muri aka kanya urabona ko yagiye igira ikibazo, yashwanyitse cyangwa se sinzi ukuntu nabivuga. Namwe muri kubibona ku mashusho yanyu, urabona nkaho yari yaguye, ubona ko nta muntu wari urimo, kuko bose bari bamaze kuba bavamo, bari gifite akabaraga, abandi bari babashije kubakuramo, ndetse n'imibiri ya bamwe bari bamaze kuba babakuramo, bajyanwa ku bitaro cyangwa se kwa muganga, babe bakorerwa ubugenzuzi, cyangwa se babe bapimwa barebe byinshi nyine ku bagifite ubuzima, ku bamaze kuva mu buzima, mbese nibyo bagombaga kujya kugenzura. Bamwe bavuga ko yabayeho kubera ko habayeho kubura feri, abandi bakavuga ko habayeho kurangara k'uwari uyitwaye, cyangwa se
kuba shoferi, ariko kubera ko twe tutari duhari, hari amakuru twagiye tubona ku mbuga zigiye zitandukanye, yaba ku ma Instagram, ku ma TikTok, YouTube, Facebook ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga, twagiye tubona ari uko bimeze. Ni inkuru ibabaje cyane ku buryo buri muntu wese atabona icyo avuga, kubera ko harimo n'abamaze guhahamuka, harimo batabasha kuvuga, harimo ababibonye batabari no muri iyo mpanuka, ariko bakavuga uti ni impanuka ikomeye cyane. Ntekereza ko ari nayo mpanuka ikomeye cyane dushobora kuba duhuye nayo muri iki gihugu cy'u Rwanda kuva uyu mwaka watangira. Uburyo usanga abantu bagera ku bantu 16 bamaze kuva mu buzima, ni benshi, turahombye cyane. Ni igihombo gikomeye ku gihugu cyacu ndetse no muri sosiyete muri rusange. Ni inkuru aho buri muntu wese ari kubona koko akavuga ati birababaje, ariko nanone Imana nizi impamvu biba byabaye, kandi Imana niyo idupangira, turapanga ariko n'Imana igapanga kuri uyu munsi wabo cyangwa se ikivi cyabo ntagombaga kugisoreza, ariko ni ubuzima. Ndi kumva, ndi kuvuga bikanga, mbese nanjye sinzi uko nabivuga, ariko urabona ko na bisi yangiritse cyane kabisa, cyane urabona ko yangiritse pe. Urabona igisenge cyo hejuru cyo nakwita igisenge cyavuyeho. Mbese ni impanuka yari ikomeye cyane, ku buryo n'ubu bakivuga ko umubare w'abitabye Imana bashobora kwiyongera isaha ku isaha, kuko harimo abarimo barembye cyane, uretse ko abaganga bari kubitaho, gukorerwa ubutabazi bukomeye. Ubutabazi ku buryo bukomeye, ariko nanone bibaho twongera kwihanganisha famiye zabo, nubwo bitoroshye guhita babyumva kubyakira, ariko ni ukwihangana cyane, ku buryo buri muntu wese hano yababaye cyane pe. Niyo mpamvu rero mu izina rya Souvenir TV Show turihanganishije imiryango yabuze ababo, turihanganishije famiye cyangwa se imiryango yabuze ababo, nubwo bitoroshye. Dukurikirane ibijyanye n'iyi nkuru, turaza kubagezaho uko ahagaze amakuru, cyangwa se ibyo turi bugeze twakira, turaza kugenda namwe tubibagezaho, buhoro ariko dusaba Imana gukomeza abo basize cyane.